hari abayobozi barindwa cyane ku isi, ariko nanone hari umuntu umwe warindwaga nk'igihugu. Mu mutima wa Tehran, inyuma y'inkuta ndende, munsi y'ubutaka butagerwaho n'amaso y'abaturage, hari icyicaro cy'ubutegetsi kitari gisanzwe. Ntabwo ari perezida ndetse si na minisitiri w'ingabo, ahubwo ni umutegetsi w'ikirenga, umuntu ufite ijambo rya nyuma ku ngabo, ku butasi, ku mishinga ya nucleaire no ku cyerekezo cy'igihugu. Mu myaka irenga 40 uwo mwanya wabaye ishingiro ry'ubutegetsi bwa Iran. Uyu muyobozi w'ikirenga yarindwaga nk'aho ari ubuzima bw'igihugu bwacyo. Ni umuntu ijambo rye rigena ubuzima bw'igihugu rigatuma abanzi be batinya. Ariko ijoro rimwe n'akanya gato byahinduye amateka. Ni mu gikorwa cyiswe Operation Epic Fury, igikorwa cyo kwica Ayatollah Ali Khamenei, umuyobozi w'ikirenga wa Iran. Uyu mugabo yari arinzwe na sisiteme y'igihugu cyose, ariko amateka yerekanye ko nta muntu utagerwaho. Ali Khamenei kuva mu mabyiruka yari yaritoje gukomera ndetse no guhangana n'ibigeragezo, kandi kubaho mu mateka ya politiki ya Iran ntibyabashaga kumuca intege. Kuba yararinzwe cyane ku isi byatumaga abantu batekereza ko ari intwari idashobora kwicwa. Ariko ibyo abantu batamenye ni ukuntu Mossad na CIA bakoze igenzura ryihariye, bahurije hamwe ibikoresho byose byo mu rwego rwo hejuru kugira ngo bamenye aho Khamenei yari ari n'igihe nyacyo cyo kugera ku ntego. Bifashishije satellite intelligence, signals intelligence, human sources ndetse na cyber warfare. Igikorwa nk'iki ni gikorwa mu buryo bw'urusaku. Intego si ugusenya igihugu, ahubwo intego ni ukumenya aho system ifite icyuho. Aha timing niyo ibikenewe. Akanya gato gusa karahagije iyo ibintu byose bihuye nibwo amateka ahinduka. Ubushake bwa politiki, ubushobozi bwa tekinoloji n'ubuhanga bw'abasesenguzi byose bikoranira kugira ngo igikorwa kibe effective, ariko nanone invisible mu ruhame. Ijoro ryahungabanyije Tehran ntiryatangiriye ku basirikare cyangwa ibisasu, ryatangiriye ku bwenge, ku makuru na simulation y'ibishoboka byose. Intelligence agents nka Mossad na CIA bakoresheje decades of experience, bakoresha kandi coordination. AI yitwa Claude yakoreshejwe mu gusuzuma amakuru, target simulation no gutegura reaction scenarios. Akanya gato k'amasaha make niko gahindura ibintu byose. Operation Fury ntiyari igikorwa gisanzwe, byasabye amezi menshi yo gukurikirana amakuru, gukusanya ibimenyetso no gusuzuma buri kantu gato gashobora kwangiza igikorwa. Mossad yashyizeho uburyo bwo kwinjira mu ikoranabuhanga ry'umujyi wa Tehran, harimo no gukurikirana kamera zo ku mihanda mu buryo bw'ibanga kugira ngo bamenye inzira Khamenei yanyuragamo. Abasesenguzi ba CIA nibo bagize uruhare mu gutegura igihe nyacyo cyo gutera. Bateganya amasaha, iminota, amasegonda n'ahantu hagerwa n'indege n'ibisasu byihariye. Ibi ntabwo byigeze bivugwa n'itangazamakuru rusange. Byari igikorwa cy'ubutasi gikomeye gishobora guhindura amateka y'isi yose. Ku itariki ya 28 Gashyantare 2026 igikorwa cyatangiye mu gitondo. Khamenei yari ari mu nama n'abayobozi bakuru, ahantu hizewe cyane. Benshi batekerezaga ko nta muntu wabageraho, ariko ibanga ryose rya Mossad na CIA ryari ryiteguye neza. Abahanga mu bya gisirikare bakoresheje indege z'ikirere, drones n'ibisasu byihariye, basenya compound yari irinzwe cyane. Uyu muyobozi wari umwe mu bayobozi barinzwe cyane ku isi, yishwe mu buryo bw'ubuhanga budasanzwe hamwe n'abandi bayobozi bari kumwe nawe. Abantu benshi batekerezaga ko nta muntu ushobora kugera kuri Ali Khamenei, ariko abahanga mu bikorwa by'ubutasi berekanye ko nta muntu udashobora kugerwaho igihe amategeko y'ubutasi akurikijwe neza. Ubutasi bwose bwari bufite icyerekezo kimwe, gukurikirana amasaha, amasegonda n'inzira Khamenei yanyuragamo. Abahanga ba Mossad bari bafite amakuru atarigeze aboneka mbere, inzira z'ibinyabiziga, aho abarinzi baherereye n'uburyo umutekano wose wateguwe. Ubu ni ubutasi bw'ubuhanga budasanzwe bwatumye umuntu umwe ufite ubwirinzi bukomeye abasha kugerwaho. Nyuma yo gupfa kwa Khamenei, Iran yashyizeho iminsi 40 y'agahinda. Ingaruka zageze ku isi yose. Politiki y'akarere yahindutse. Intambara z'akarere zishingiye ku butasi n'ubushotoranyi zatangiye, kandi abayobozi bashya mu gihugu baje guhangana na Mossad na CIA. Kwicwa kwa Ali Khamenei ntabwo ari inkuru y'umuntu umwe gusa, ni igikorwa cyahinduye amateka. Kandi uburyo Operation Fury yateguwe burerekana uburyo ubutasi bugezweho bukora ibitangaza. Ali Khamenei yari umwe mu bayobozi barinzwe cyane ku isi, ariko Operation Fury yerekanye ko nta muntu uri ku isi udashobora kugerwaho igihe abahanga mu butasi bakoresheje ubuhanga bwabo bwose. Amateka azahora avuga iby'uyu muyobozi. Ni icyumweru kimwe cyahinduye amateka y'isi. Intambara y'uyu munsi ntisohoka mu mirwano gusa, ni ubushobozi bwo kubona mbere y'abandi, gutegura, guhuza amakuru no guhangana n'ingaruka. Isi y'ubu ni ikiri y'abasirikare gusa, ni y'abasesenguzi, ni y'abakoresha AI n'abafata ibyemezo bikomeye mu itumanaho ryihuse. Amasaha make ubuzima bw'akarere bwahindutse. Ibikorwa by'akanya gato mu ibanga bishobora guhindura amateka y'imyaka 50 iri imbere. Iyi ni Operation Epic Fury, ijoro ryahungabanyije Tehran, rigaragaza ko ubwenge buruta imbaraga z'urusaku. Ndagushimiye cyane wowe twabanye muri kino kiganiro. Ngira ngo usabe niba utarakora subscribe uyikore, dukomeze tubane mu bindi biganiro bigiye gukurikira. Sawa, ibihe byiza, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe.